rya joro ryagarutse, rya joro dukumbura cyane nk'abakristo ba EAR Paruwasi ya Kacyiru, ijoro rijya rituzanira umunezero n'ibyishimo cyane, aho twese duhura nk'abakristo ba EAR Paruwasi ya Kacyiru mu matsinda yacu anyuranye, korali zacu 8, amatorero shingiro yacu 8, n'andi matsinda nka Fathers Union, Mothers Union, urubyiruko n'abana, kandi n'abaturanyi bacu n'inshuti zacu, tukanezererwa iby'Imana yadukoreye mu gihe cy'umwaka. Muri icyo gitaramo tuzaba dufite umuvugabutumwa umaze kwigaragaza cyane, Bwana Martin Irihose, kandi tuzaba dufite n'abahanzi bacu, umuhanzi Ezra. Mbwira ijambo ryiza uti ndagukunda mwana wanjye. Hari igihe uba mu bibazo. Tuzaba dufite umuhanzi Nadine, umuhanzi Marita, umuhanzi Emmanuel, hanyuma kandi tuzaba turi kumwe na Holy Recall. Ibizima bine biramya Imana ubudasiba ku manywa na nijoro. Holy Recall itsinda ry'abaramyi ririmo gushakwa hirya no hino kubera uko Imana yaryaguye nuko yarikoresheje. Turabatumiye rero, tuzagira igitaramo kizatangira saa 11 z'umugoroba, kirimo indirimbo, kirimo ubuhamya, n'umuntu wese uzaba ashaka gushima Imana tumuhaye ikaze. Iki gitaramo kizatwambutsa umwaka. Ku ruhande rwa za korali abacunguwe, korali Elohim, korali Ishimwe, korali Quelle Joie. Uwiteka ni ugufasha gukomesha ukuboko, yagushizeho ikimenyetso kukuye mu banyamahanga, ubwinshi bw'ababisha mbese ninde waguhangara. Oya 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 nawe babwira uti ni umwana w'umwami. Korali Friends of Jesus. Faith Choir, abiringiye Imana, dufite n'abana bacu barimo kubyiruka bita PDGs, Purpose Driven Juniors. Abo bose bazaba bari muri kino gitaramo. Turabararitse ngo muzaze dusangire ibyishimo byo gusoza umwaka, tureba iby'Imana yatugejejeho, kandi tureba n'imbere icyo Imana igiye kudukorera n'ibyifuzo twifuza. Ni kuva saa 11, ubundi igitaramo tukigeza saa 6 z'ijoro, nubwo hariho abifuza rwose gukomeza mu rwego rwo gusenga no kubana n'Imana kugira ngo bambuke umwaka bakandagira mu wundi bari mu mwuka wo gusenga. Imana iduhane umugisha.